Tubahaye ikaze nshuti bakundwa abari mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye, Burundi, Uganda, Congo, Kenya, Tanzania. Ibyo ni ibihugu by'abaturanyi by'abavandimwe. Turabaramukije mwese abari muri Afurika n'ibindi bihugu tarandoye, abari ku migabane itandukanye, Aziya, Australia, Amerika, Canada. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Bahisemo kubana na Mos TV mugakora subscribe, turabashimiye, tubatuyeho umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Twongere tubifurize umwaka mushya muhire, umwaka wo kuva mu bwiza mujya mu bundi. Tubatuyeho ukuboko kwiza kw'Imana. Imana y'amahoro ibarebe neza aho muri uyu mwanya. Rero turagarutse mu biganiro nk'uko dusanzwe tubagezaho ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umushumba. Umushumba ntago ndi bumuvuge, arivuga dusuhuze, hanyuma tuze gukomeza anasenga n'Imana dutangira ikiganiro cyacu. Karibu umushumba. Murakoze cyane. Nanjye mbanje gusuza abakunzi ba Mos TV. Bene data bahisemo ko tujya dutaramana kumva icyo Imana ivugana natwe hano. Imana igibaho umugisha. Tubonero no gusaba utari yakora subscribe kugira ngo ayikore, bakora share, like na comment, biradufasha. Urugero nk'iyo ushyizeho comment ku muvugabutumwa wanyuze hano, cyangwa se ku cyigisho, cyangwa se ku nyigisho twigishije, bidutera imbaraga zo kuyikomeza. Niba twatanze icyiciro cya mbere, tugatanga icyiciro cya kabiri. Reka rero dusenga Imana kugira ngo dukomeze n'umwanya w'ijambo ry'Imana. Mana nziza, turagushimiye. Haleluya. Tugushimiye ko ari we Mana irinda, warakoze kubana natwe, kuturinda no kutuba hafi. Uyu mwanya rero duciye bugufi abana bawe kugira ngo utwiteho kandi utugire neza. Uhe umugisha ubwoko bwawe. Umuntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, rimwubake, rimwagure, rimubere inkomezi, rimubere intsinzi n'ubutsinzi, rimubere ubutabazi, kandi rihinduke imbaraga zinesha ibyamuneshaga. Ndagushimiye ko ukinguye imitima, kandi ko iri jambo ugiye kuriherekeresha imbaraga kugira ngo rigire umumaro mu gihe gisa n'iki no mu gihe kizaza, mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mushumba, tuguhaye ikaze muri uyu mwanya. Umaze iminsi utugezaho amagambo y'Imana yuzuye ubuntu bw'Imana. Petero niwe wanditse aravuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko uwo mwami agira neza, Yego. nimumwegere, niwe buye rizima. Bice 2 umurongo wa mbere. Nimumwegere, niwe buye rizima ryanzwe n'abantu n'abubatsi. Yego. Ariko ku Mana ryaratoranyijwe rihinduka rikomeza ifuruka. Amen. Rero ijambo tugezaho tuganiriza riranyubaka ngiye ku ruhande rwanjye, n'ubusanzwe nikundira ijambo. Yego. Niyo domaine yanjye. Rero turanezerewe kongera kubona umuntu w'Imana utuganiriza ijambo ry'Imana. Dawidi we yaravuze ngo ijambo ryawe nitabaza rimurikira intambwe z'ibirenge byanjye, rimurika ahacuze umwijima. Rero muri uyu mwanya reka nsaba abantu bari buze gukurikirana ikiganiro n'abazagikurikirana, niba ufashijwe n'ijambo ry'Imana, jya hasi ukoreho comment. Niyo wakwandika amina, buriya nabyo hari icyo bifasha kuri rwa rubuga. Ukore kuri like, usangiza abantu ubutumwa bwiza. Ushobora kuba utarakoze ivugabutumwa ariko ugashyigikira ivugabutumwa, uzahabwa ingororano z'abavugabutumwa, uzambara no ku makamba y'abavugabutumwa. Hari abantu batazi kubwiriza ariko bashyigikira ababwiriza. Uwo nawo ni umurimo w'Imana baba bakoze. So muri uyu mwanya n'umuntu wiyumvamo ishyaka ryo gushyigikira kugira ngo ube wagura n'ibikoresho byo gukora uyu murimo, biremewe. Hariya hasi haba hariho nomero, cyangwa nituza no gusoza turaza kuyitanga. Ariko abajyana na Yesu gutabara abandi bazagabana. Haleluya. Bazagabana. Hanyuma karibu umushumba. Murakoze cyane. Navuze ijambo rikomeye nshaka kugira ngo wenda mbe nk'uwitsaho gato. Aravuga ngo maze iminsi mbagezaho amagambo yuzuye ubuntu bw'Imana. Yuzuye ubuntu. Uyu munsi rero ntabwo ndi buvuge ijambo ritari mu buntu bw'Imana. Yego. Ariko ni message iremereye ingana nuko Imana ituyoboye muri iki gihe.
abantu benshi basa naho batari kubyumva cyane, ariko twe turashaka ko Imana yacu iganza. Amen. Hari ijambo ry'Imana rero ngira ngo twifashishe, turasoma hano rwandiko rwa Yakobo ibice 4 umurongo wa 6, tuze gusoreza mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 6 turavuze ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, icyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegera Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa 4 aravuze ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Amen. Hallelujah. Naho ngaho ushaka kugira ngo duhagarare, ndashaka kuvuga imbaraga ziri mu kwegera Imana, imbaraga ziri mu kugumana n'Imana, Yego. umugisha uri mu kubana n'Imana. Abantu ntago bashaka kumenya aya makuru, ariko nge Imana ari ukuntu insura ikampa amakuru nkumva ko ari message abantu bari bakeneye muri iki gihe. Imana idufashe. Amen. Ndagira ngo tuganire ibintu nka bitatu bikomeye. Icya mbere tuganire icyo bita abantu b'Imana n'inyungu bagira mu kubana n'Imana. Tuganire kandi imbaraga ziri gukorera imyuka mibi iri gukorera online igahitana ubuzima bw'abantu. Ahandi wumvaga umuntu ngo yapfuye, ngo apfa ngo ukuntu ngo mu buryo budasobanutse, hajya no gukora autobusi bakabura ikintu, bakakonfirma bati yananiwe cyane, yagize ibiki, bintu like. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo hirya y'ibyo tutareba hari izindi mbaraga zidafatika zikorera mu buryo buri online cyangwa se mu buryo budafatika. Reka mvuge ngo imbaraga zitagaragara ariko zihemuka, imbaraga satanike, imbaraga mvakuzimu. Naragera kuri uwo mwanya nshaka kuvuga iki kintu. Aravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Hari abantu budufite buzuye uwo mwuka nakwita ngo ni nk'ubwibone. Yego. Bashinzwe kugaragaza ko ibintu tuvuga ni igipindi, ni ibintu bitabaho, ni ibintu bidashoboka, mbese ni iterabwoba. Ariko dufite ibihamya byabo twasengeye bari mu Rwanda n'abatari mu Rwanda. Dufite ibihamya byabo twakuje amasengesho twasenze agakura abo bantu mu maboko y'izo mbaraga mbi. Rero hari abantu bagera n'ahantu bakavuga ati twebwe twagejejwe n'amaboko, ari naho Imana avuze ngo Imana yacu irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Ijambo risobanuye ngo uko waba umeze kose n'icyo waba ugezeho cyose ntago biguhesha rwose kumva ko Imana itakoze akazi gakomeye, ko umurimo w'Imana muri twe ni umurimo ntagereranywa. Ahangaha Yakobo abivuga aravuga ngo kurwanya uruhande murwanye Satani. Ndagira ngo mbanze mbwire abantu tunabwiza ukuri, imbaraga zo kurwana intambara yawe naho wakenera support, inkunga, ariko mbere ya byose banza wowe ubwawe wisupporting. Banza ubwawe nawe ugira uko wifasha, banza ugira uko wikomporta, gira ukuntu urwana urwo rugamba rwawe. Wishaka ko hari abantu baba mu mujishi wawe kuruta wowe nyir'ubwite. Wowe ni we nyiri ibintu, ni we nyiri umusaraba, ni we nyiri intambara, ni we nyiri urugamba, ni we nyiri ikigeragezo,
nta muntu rero uri busimbure kuko burya byavuga ngo nyirinzu niwe umenya hava. Ubu nta muntu ushobora kumenya ikibazo kingana ikibazo ufite Vumiri, nta muntu wakimenya kuruta wowe. Yes. Nta n'umuntu wamenya uburibwe cyangwa ingaruka gifite ku buzima bwawe kuruta wowe nyiracyo. Baravuga ngo umusonga wundi ntiwakubuza gusinzira. Ntiwakubuza gusinzira. Icyakora aho ngaho nanone hari ako ndi bwongeremo. Aho ni mu mico nyarwanda. Ariko twe turabashura. Hari igihe tudasinzira kubera inama. No kuri. Kwaba ufite wa mutima uri muri Yesu. Ntabwo nkubeshya. Rwose nta nubwo ndi kuko sindi ikivubuka. Abantu benshi baranze. Yego. Yes. Njyewe ndi umuntu ubivuga mbizi neza. Ko nshobora kubura ibitotsi. Kubera ikigeragezo nzi mwene data afite. Yego. Shobora gufata umwanya ngafata n'amasengesho akabije kubera ikintu mwene data yambwiye nkumva kirababaje. Rero ariko nanone ndi kubwira abantu ngo ntimwumve ko hari umuntu wakwikorera umutwaro wawe nawe ngo widamararike. No kameme nubwo ndi umushumba ariko ndi umuntu, harabongera nkananirwa. Buriya ngewe ari ikigeragezo cyanjye handi naniwe nasinzira mbwira Imana niba dayimoni barangishe Imana negera nkanasinzirira muri iyo mutu. Ariko nananiwe ari wowe mpetse ku mutwaro wawe nshobora gusinzira nkavuga ni ndananiwe Mana nawe umutabare cyangwa se ukoreshe n'abandi. Siko kuri se? Ndiyo. Aho mvuze ukuri kudaciye ku ruhande. Yego. Kandi nubwo abantu benshi bakunda gusasira ibintu bakabyorosa, nge numva atari bwo buryo bwiza dukwiriye gukoresha bwo gukorera Imana. Dukwiye kuvuga neza ukuri nkuko kuri mu mitima yacu. Hanyuma ntaratinda kugira ngo nze no kurasa ku ntego y'impamvu yatumye uyu munsi nkuzanira iyi message. Twageze haruguru haravuga muri yo mu rwandiko rwa mbere rwa ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruturi mu bisi. Abisi burya hari ubabamo. Yego. Kandi ubabamo arabakoresha. Buriya umuntu uko yamera kose adakijijwe. Ibi ntabwo nunabyumva utanakijijwe ukantera amabuye. Nukuri nzayemera uyantere. Ariko niba ari Bibiliya iri kubivuga aravuze ngo uri mu bisi. Uri mu bisi ntabwo angana n'uri muri mwe. Kuko uri muri bo aravuze ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruturi mu bisi. Haleluya. Abisi ntumva ko hari ubarimo. Yego. Uyu barimo rero arabakoresha. Buriya nubona n'umuntu adakijijwe ndabona cyane bikunda nko kuba ku bantu bo mu byiciro bitatu cyane nko ku rubyiruko. Ugasanga yizeye umuntu ngo ni umuntu babyumvishe kimwe ariko adakijijwe. Ndagira ngo nkubwira ngo umurimo umunsi yamukoresheje uzarira amarira nk'ayagahinja. Abandi ni abacuruza n'abakora business. Igihe cyose uri gukorana business cyangwa ikintu n'umuntu udakijijwe ujye usigaza intera. Ntuzashyiremo metero nk'imwe muri covid. Reka da ahubwo uzashyiremo nk'eshatu kuko hari igihe kimwe itari kimwe umunsi umwe ukwezi kumwe azabyuka umurimo yamukoresheje akagukorera ikintu ukibaza niba isi yakwibirinduriyeho. Kuko iri ni ijambo ry'Imana ntabwo ndi kwinterpreta. No ndi kwereka abantu iki ijambo ry'Imana riri kuvuga. Uri mu bisi arahari. Yego. Kandi arabakoresha. Ndaza kubaha urugero. Buriya hari ibintu abantu bahinyuye ariko byadufashaga kumva Imana no kubana nayo. Yego. Kera twakijijwe kera Imana twayaga tuyumvira cyane muri bene data bandi yakoreye imirimo n'ibitangaza. Icyo bita ubuhamya. Nubwo abantu ba none basigaye babupfundikanya bakabubeshya ariko hari abantu babaga bafite ubuhamya bufatika kandi ukabona ko bari kumwe n'umwuka wera w'Imana. Reka mvuga aka kantu kamwe ari nako karaza kutwinjiza mu ntego nyirizina. Hari icyo ngicyo mvuze abantu bakitondeho. Bakitondeho ubuhamya. Hari ibintu byazimiye byari ibikoresho byiza bifasha abagenzi. Ibyo byarazimiye kandi
ntabwo twenda kubirekipera nonaha reka Yesu atugiriye ibambe kuko byagiye mu buryo bworoshye ariko ndagira nkubwire ngo icyo utakaje mu buryo bworoshye ntibisobanuye kuri bukigarure mu buryo bworoshye nanone. Hanyuma natinze kugira ngo nze kugera ku cyo numvaga nshaka ko tuganiraho. Hari umupasiteri waje aturutse muri Kongo ariko aje kwigisha ijambo ry'Imana hano mu Rwanda. Nimbivuga gutya abamuzi kuko ni hano muri uyu mujyi wa Kigali yaje, ni muri uyu mujyi wa Kigali kandi ni hambere aha. Aza ahageze aravuga ati njyewe naririmbaga muri korari ndi n'umupagani. Ati nywa inzoga nganasambana. Noneho umuyobozi wari uyoboye amateraniro y'ikigoroba agira umwete wo kumwegera, aramubaza atari ku bundi ikibazo cyatumye uba umupagani kandi unaririmba ni ikihe? Aravuga ati jyewe nakuriye muri Sunday school, mboneye Sunday school mu ishuri ryo ku cyumweru. Ati nkomerezaho barambatirisha ariko sinigera nkizwa. Mboneyeho kwisegura ku bantu bavukiye mu ishuri ryo ku cyumweru, mugire ngo ni bibi, ni iby'igiciro, ni na byiza. Ariko uyu muntu wavukiyemo iyo atagire ubuntu bwo kumurikirwa n'agakiza ngo abone Yesu we, birangira abaye umufana w'idini y'umuryango, akajya avuga iby'amateka yumvanye abandi ariko ntavuge ibya Yesu Kristo wabatuye abandi. Ndabaha urugero rwa bene Sikewa, bari abana b'umutambyi ariko bavugaga Yesu Kristo ngo uwo Pawulo avuga. Ahangaha rero ntabwo nza kuhatinda, ariko mboneraho no kubwira abantu, dufite abantu bari mu madini n'amatorero bitandukanye ariko bafana amadini y'imiryango yabo, badafana amatorero kuko harimo uburuhukiro, bataba mu matorero kuko baharuhukiye, bataba mu matorero kuko bahubakiwe, bataba mu matorero kuko ubugingo bwabo bwubakitse, ahubwo bari mu matorero kuko ari abafana b'amadini y'imiryango. Icyo sinzi niba nawe hari icyo ukiziho, ariko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Naratinda rero uyu mupasiteri ahita abwira umuyobozi, aravuga ati rero ati nagira ngo nkubwire ko njyewe ati najyaga njya mu kabari, ati ngafata fanta ngasukamo kanyanga, ngasukamo twatuyoga nyine akavangamo cyangwa rikeri. Ati ariko muri ibyo byaha ati nabanaga n'inshuti zindi ebyiri twakoranaga ibyaha cyangwa se twabanaga mu buzima bw'ibyaha. Izo nshuti ebyiri umwe yari umumaji, unyumva wese akanguke ngeza ahakomeye. Umwe yari umumaji, undi we yari umusore usanzwe udasenga, undi wowe yari umupagani wo mu rusengero, reka aricyo kinyarwanda nkoresha. Hanyuma aravuga ati twe twanywaga inzoga, ati iyo amafaranga yadushiranaga uwa wundi w'umumaji yafataga ibipapuro akabihinduramo amafaranga, hanyuma ayo mafaranga twabaga dufite kondisiyo yo kuyaguramo inzoga no kuyahonga abagore gusa, nta kindi. Aho mboneyeho kubwira abantu ujye ugenzura inshuti ugendana nayo, urebe n'amakondisiyo iriho. Hari igihe uzagendana n'umuntu ufite imbaraga zindi zimukoreramo, ukibwira ngo uragendana n'umuntu uri mu buntu bw'Imana cyangwa ni inshuti isanzwe, nyamara ari kugenda runono kubera misiyo. Yewe mukobwa, ushobora kuba uri kugendana n'umuntu ariko akugenda runono kubera misiyo. Ko hari abantu bahawe misiyo yo kwica ubuzima bw'abandi ku buryo ntacyo bigezaho, bakaba bamaze kuba mbese bakaba batsinze misiyo yo kugeza abantu aho Satani abashaka. Murumva? Noneho ngo ayo mafaranga bayaguraga inzoga n'abagore, nta kindi bayakoreshaga. Ngo bukeye bigira inama wa musore wa wundi udakijijwe na wa wundi wo kwa pasiteri, bigira inama yo kuganiriza wa wundi wo mu maji. Aramubwira ati ariko ko n'ubu n'ejo wapfa,
none natwe wazatwigishije kuri ubwo bumaji bwawe, hanyuma ejo utazagira ikibazo ugasanga natwe tugize ikindi, tubuze ubushobozi kandi twarabanye n'umuntu ufite ubushobozi. Mbere ntaragera kuri ako ngako, mbonereho kwibutsa abantu ngo tekereza cyane, tekereza umuntu mugendana abayeho ati, kuki ugendana n'umuntu udashobora kwigurira urukweto kandi abona amafaranga kenshi? Kuki ugendana n'umuntu udashobora kwigurira akabanza kandi ubona opportunity y'amafaranga inshuro nyinshi? Ntutekereze ko hari imbaraga zindi zimukoresha, hari condition zimubuza. Kuki ubana n'umuntu uhora ashaka kumva yarara hanze cyangwa yagenda ukuntu, uzabana n'umuntu akubwira ati ngewe nureba inyuma ntunkurikire, nugera gutya bigende gute, ukabona afite ikindi kirere akoreramo, kabone nubwo atakubwiye, nubwo atabikubwiye. Ariko nawe Bibiliya yaravuze ngo ufite amaso agomba kureba, amaso yawe akwiye kureba akamenya ngo ese ni iki kiri kujya mbere, bimeze bite, ibintu mbona bimeze bite. Hanyuma uyu musore rero wa wundi nababwiye papa we yari umupasiteri, uwo nakubwiye wakuriye mu rusengero, nubwo yananiranye akagenda gutya, ariko ise yari umupasiteri. Hanyuma wa muntu arababwira ati rero imbaraga zanjye cyangwa se ubumaji bwanjye ntago mwapfa kubona gutya, batese bisaba iki ngo natwe tububone? Aravuga ngo kugira ngo mububone birabasaba ko mubanza kwica baso. Munkurikire ngeze noneho ahantu hanyaho, birabasaba ko mubanza kwica baso. Ngo bahita bikanga bombi, baravuga ati tiye babonye bikanze, nawe tababwira ati ariko nimuhumure, ntabwo baso muzabica mu buryo bufatika. Nzazana ibase y'amazi, hari amagambo nzavuga ngo uhereze inkota, nubona isura ya so ihagaze muri y'amazi uzahita umutera inkota arazahita azimirira muri y'amazi, bucyo ujya gushyingura, ubundi nuzi ibindi nzakubwira ibizakurikiraho. Abahungu bumva ni ibintu bidashoboka, n'abantu binjira muri iyo miryango no muri izo mbaraga mbi, bakinjiramo ari bigezo, bakinjiramo bazi ngo ntibishoboka. Ariko naje kukubwira ngo birashoboka. Abo bantu bari gukorana n'imbaraga mbi dinifaso, navuga ngo zire invisible cyangwa se mu buryo buri online, mu buryo butagaragara, ariko bagakora ibintu bikomeye byangiza umuryango, barahari. Nta kindi kiri bugutsindire ni rya jambo bivuga ngo murwanye Satani nawe azabahunga, mwegera Imana nayo izabegera. Kandi bana bato muri ab'Imana, kuko ba bandi mwarabanesheje ntabwo wabanesha utinjiyemo ngo umenye ibyo urwana nabyo. Biragoye kumenya ukuri burwana intambara y'ibintu utazi, ariko biroroshye gukubita umudayimoni, kwihungura ibintu byagufashe. Ubu kwihungura kantu kanjye hano ku ikote biroroshye, kwihungura nuko mba nkareba, sibyo? Kukabona ngahita nkihungura, biroroshye nuko. Hanyuma uyu mugabo ngo arababwira ati nimuhumure, ngo arabajyana rero mu ijoro, abajyana ahantu, arababwira ati nimuze, ngo ahera kuri wa wundi umwe udafite papa ukijijwe. Avuga amagambo, arayavuga, akiyavuga wa muhungu ngo amuhereze inkota, ati nubona so uhita umutera inkota, ariko ubita muri aya mazi azimire, ibindi bizaza ejo. Umuhungu agira ngo ni imikino, aragenda, nta n'uwamenya, wabona yari yabanywesheje, kuko we yari azi imbaraga akorana nazo. Ikintu ashaka gukora yari akizi, ndetse nekereza ko misiyo ye ari uko kugenda atwara bamwe abajyana bagahinduka abanyamuryango muri izo mbaraga mbi, muri izo mbaraga mbi. Tubona no kubwira abantu bapinga ngo ibyo ntibibaho. Niba wowe warahuye n'abatabizi batazi kubikora, hari abandi babizi kubikora. Nk'uko imbaraga z'Imana zibaho n'iza Satani zibaho, ntuzongereho kuvuga ngo ntibibaho, ahubwo ushobora kuba warahuye n'ababeshya. Nk'uko no mu rusengero harimo ababeshya ngo bakiye Yesu bataramwakiriye, hari n'ababeshya ngo bafite izo mbaraga ntazo bafite. Abo barahari, ariko zibaho kandi zirakora. Hanyuma rero ngo akivuga amagambo, ise wa muhungu yahisaza ngo amukubita icumu, amukubita inkota.
akimukubita inkota ahita agwa mu mazi arazimira. Aramubwira ati ubwo birarangiye, ejo uzajya gushyingura. Ntago wa muhungu yumvaga ko birangiye, ntago yumvaga ko bikoze. Hanyuma ndashaka kuvuga iki rero, uyu mugabo watangaga ubuhamya ni umupasiteri, nawe yaraje gukizwa abapasiteri. Hanyuma hageraho wa muhungu uvuka kwa pasiteri, wa wundi wabereye umupagani mu rusengero. Ahageze, ariko mukurikire cyane, mwumva icyo bita imbaraga z'Imana, amaboko y'Imana, ngo arazi wa mugabo w'umumaji amuhereze inkota nk'uko yayihaye wa wundi wa mbere. Atangira guhamagara ise wa muhungu, aramuhamagara ntiyaza, yongeye kumuhamagara, muri ya mazi hiramburamo Bibiliya. Ahitamo agira ubwoba, aramureba, aramubaza ngo papa wawe ni muntu ki? Wa muhungu ahita aramubwira ati rega papa ni umupasiteri, njyewe ndi umwana wo kwa pasiteri. Akibivuga aramubwira ngo rero nge imbaraga zanjye bene abo ngabo ntabwo zijya zibahamagara ngo zibashobore. Ntabwo, ariko Imana idufasha, bene abo ntabwo zibahamagara ngo baze, ntizibashobora. Akibivuga aramubwira ngo kandi imbaraga zanjye ntabwo muri wowe ntabwo zahakorera. Ntabwo wumva yuko abantu bagiye bagerageza, numva ko hari aho badutanze, numva ko hari abagiye bakoresha izo mbaraga d'inifaso invisible cyangwa se mu buryo online, ariko bikarangira Imana ituhagazeho. Ba bandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe ari uturi mu bisi. Iyo Kristo ari muri wowe, agwiriye muri wowe, baragutanga bikanga, ariko ibeshye basange watirimutse wabivuyemo, ibeshye basange utabirimo, kandi noneho bahagurukiye kugutanga, barakugeza iyo bashaka, barakugeza mu rwobo bateguye, barakugeza muri iyo mva yabo, kuko imbaraga zikorera muri bo zifite ubushobozi bwinshi. Imana idutabare, haleluya, Imana idutabare. Ngo akibivuga aramubwira ati ntabwo nashobora kumuhamagara, ati bene abo bameze gutyo imbaraga zanjye ntizibahamagara ngo baze, nta n'ikintu zabakoraho, nta nubwo zibabasha, nta n'icyo zabahindura, nta nubwo bakwitaba muri aya mazi. Aravuga ngo nta bushobozi nta buhanga mfite bwabakoraho. Haleluya, bivuze ngo pikashiwa, wowe ufite Yesu, ntabwo ari uko batagerageje, baragerageje, ahubwo imbaraga zabo zabaye munsi ya za zindi wakiriye. Nubwo utari uzi ko zifite umumaro ungana utyo, ariko zirimo zirabohora, zirimo zirakwima abari gukorera mu mbaraga nk'izo, abashatse kukwica mu buryo bumeze gutyo. Uyu musore ngo ahise aturumbuka ariruka, ahita ajya gusaba se imbabazi, asaba n'itorero imbabazi, akizwa neza. Noneho ahura na Yesu. Nimundeke ndirimbe nahuye na Mesiya, kandi guhura n'uwo Mesiya si bisanzwe, uwahuye nawe ahinduka musha, ahandi mwari munzi narahimutse ubundi musha. Imana ikwimure muri ayo mateka, Imana ikwimure muri ubwo buzima. Ngo arangije aragenda asaba Imana imbabazi, asaba ababyeyi imbabazi, asaba n'itorero imbabazi, arakizwa, aba umupasiteri. Uwo ni we wagenda agatanga ubwo butumwa. Abantu benshi barakijijwe, abandi bamenya intambara barwana nazo, abandi bamenya urugamba bariho urwari rwo, bamenya uko barurwana. None nkavuga ngo none wowe utarigeze umenya urugamba rwawe, ninde muntu uzakumenyesha urwo urwana narwo? Wowe utazi ko bari kugutanga amanywa nijoro, wowe utazi ko hari abari kugutanga online, wowe utazi yuko hari abari kugushakisha. Nicyo gihe rero ujya kumva umuntu ngo yapfuye, ngo urupfu rutunguranye. Kumva umuntu ngo yarari mu isoko yikubita hasi, kumva umuntu ngo yarari mu birongo umwuka urahera, kumva umuntu ngo yagendaga ngo arasitara,
ukumva umuntu ngo yaryamye ngo ntiyabyuka, nizo mbaraga ziri gukora, n'uwo mwuka uri gukora, n'ubwo butware buhari, kandi ubwo butware na bugingo n'ubu burakora. Ariko mu ijuru hari Imana ishobora bingahe byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bana bato muri ab'Imana, kuko uri muri mwe arusha imbaraga uri mu bisi, arusha ubushobozi uri mu bisi. Ni ijambo rimwe rivuga ngo omatana n'Imana, omatana n'Imana, omatana n'Imana. Ahantu bita Ibugarura ni muri Rutsiro, umurenge wa Boneza, banzaniye umuntu wari umaze imyaka 5 n'amezi 9. Impamvu mpavuze no kugira ngo abantu babyumve, abaho bazabyumva, abari mu Rwanda bazabyumva. Twari turi ahantu bita ku Gasenyi, ariko uwo muntu we yarazanywe n'abantu baturutse ahantu bita Imuramba, baturutse ku kirwa cyitwa Bugarura. Kambivuge neza, bari baratanze uwo mudamu amaze imyaka 5 n'amezi 9 ikuzimu. Bazana n'umwana we ufite imyaka 3 n'amezi, nari kwibuka neza, ariko ntago yari yakagira imyaka 4. Uwo mwana nawe tuza gusanga baramutanze. Njye ninjye wamusengeye, bamuzanye ari mu ngobyi iyi bahekeramo ya Kinyarwanda. Turangije turamusengera, tumusengeye, ibyari bimurimo bivuga ko uwo munsi ari wo wari umunsi wa nyuma wo kumwica. Ibyo bintu byari byaramujyanye, ariko byamukoreraga ubugome, kuko byamudwingaga imbori z'inzuki ngo zari ahantu mu muzinga cyangwa se mu mutiba, kiriya kibamo inzuki cyabaga hejuru y'amazi. Bibonye ndi gusenga, za mbori bizivana kuri wa muntu bizishyira kuri jye. Ubwabyo bitangiye kuvuga byaravuze ngo byandiye imbori 400. Ikimenyetso narakibonye, nabo twari kumwe barakibonye koko izo mbori zangezeho. Icyakora ntacyo byantwaye kuko nari ndi mu mbaraga za Yesu. Ndashaka kuvuga iki? Uyu muntu byarangiye agiye atashe yigenza n'umwana we. Abonye umwana we aravuga ngo uyu mwana ni uwande, kuko yari amaze igihe kinini atamuzi. Yamubyariye mu burwayi, hanyuma ntiyamenya ko afite umwana muzi. Arareba aravuga ngo uyu mwana ni uwande. Bakiri ikuzimu bombi baramenyanaga. Amaze gukira umwana ataravayo, yayobewe umwana. Umwana amaze gukira barongeye baramenyana. Ibi bintu birakora, ibi bintu birumvikana, ibi bintu biriho. Abantu bakwiye kubimenya, bakamenya n'ibyo barwana nabyo, bakamenya n'ibyo birukana, bakamenya n'ibyo nuko basenga. Kandi ndashaka ngo abantu bakenyere, turwane n'uyu mwuka uri gukora mu buryo buri online. Imbaraga zigenda gombe, umuntu ugasanga yicaye mu biro, mukanya kumva ngo yagagaye yapfuye. Izi mbaraga bazazikoherereza uri mu rugo, uryame we kubyuka. Ariko reka nkubwire ijambo ryiza, abomatanye n'Uwiteka na bugingo n'ubu baracyariho, kuko bomatanye n'Imana ishobora byose. Shadi bezima ni foseremayi. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngukangure, ntabwo dushobora kuvuga ibintu bitariho bidafitiwe gihamya. Tuvuga ibyo twabonye. Niko Korali Jovayire yavuze ngo turavuga iby'ukuri by'ibinyakuri, ngo ntabwo ari inkuru mpimbano. Dufite Imana, dufite ibintu twabonye kandi twemera ko ari ukuri. Mwene data uranyumva, ufite ibintu ushobora kuba urwana nabyo utazi naho byaturutse. Ufite ibitero by'uburyo butandukanye, ntabwo bikora muri ubwo buryo gusa. Barabyohera bigatwara ubushobozi, ubutunzi. Barabyohera bikakubuza gukora akazi ukumva uracanganyukiwe. Barabyohera urugo rugasenyuka, abantu bakabusanya bakundanaga bahuzaga. Barabyohera ibyo mwari mwarashoyemo bigahomba. Barabyohera ibiganza byanyu ntibyongere kwakira mu buryo buronora. Barabikora. Ariko turi imbere y'Imana, bana bato muri ab'Imana, kuko uri muri mwe, haleluya, aruca imbaraga uri mu bisi. Ab'isi nakubwiye ngo nujya unagendana nabo, ujye ushyiramo intera, uzashyiramo 1 metero. Kuko kandi ariko sinkubwiye ngo bahunge, ahubwo nakubwiye ngo ugire ubwenge. Niko bireva ngo mwirinde uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Kubera iki? Ntabwo nanone wabura kubana nabo, kuko ukeneye kubigisha. Ukeneye kubigisha, kandi ngo nibarebe imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaza so mu ijuru. Ahubwo ikibazo ugendana nabo nkande. Uri kumwe nabo bigisha iki? Uri kumwe nabo ubayobora muki? Urabigisha iki? Imana idufashe. Ubuse wibagiwe no kuba uriho n'ubuntu bw'Imana, no kuba utarapfa ni neza y'Imana. Ntabwo nshaka kurenga aha, abo nashaka gusengera wowe ugize icyifuzo
cyo kugira ngo Imana iguhagarareho. Ni ijambo rivuga ngo ni ukwikomeza kuri Yesu. Murwanye Satani azabahunga, mwegera Imana izabegera. Biragusaba kwegerana n'Imana no kubana nayo. Nutabikora hari ibindi bizakubangamira bikabangamira n'ubuzima bwawe. Imana iduhana umugisha. Ntekereza ko abantu ari mukurikiye Mos TV mwumvishe neza icyo Imana ivuga kuri mwe ndetse n'icyo Imana ikuburiyeho. Gira ubwenge rero, gira amakenga, wikumva ko uri budamarare kandi bigwiga byo biri gukora mu nzira zose ngo bikubone, kunyura mu nzira zose ngo bikubone. Kandi abantu aremera agashora kugira ngo arebe yuko warenzwaho itaka, akibagirwa ko naho nta wamushoreraho nawe bizanga akava ku isi. Ikimenyetso cy'uko azava ku isi ni uko abo yakomotseho arebye mu gisekuru akareba sekuruza yasanga atagihari. None se ko sekuruza ashobora kuba yarapfuye ubwo gusaza cyangwa urwakirago, reka bariko tuvuga kuki we yapfuye. Nubwo ahemuka ariko azagera hagende, ariko azagenda yaramaze kuhararika imbaga, kandi ntawe uzabimushinja, ntawe uzabibona, kuko ni ibintu bikora mu buryo buronorayine. Ntawe uzavuga ngo ninde wabikoze. Ni ibintu bidafatika. Turabimenyereye yuko no mu nzego no mu butabera byagorana kubona ibimenyetso, ariko ibimenyetso bikomeye nibyo duhabwa n'ijuru. Ibyo bimenyetso duhawe n'ijuru natwe tubisengera mu mbaraga z'ijuru, tukabikuzaho mu kwizera, Imana igakorana natwe mu izina rya Yesu. Haleluya, amen. Reka dusenge rero, twinginga Imana. Wowe urukunyumva guhera none uyu munsi ukanguke, ntiwongere kwicara, ufate imbaraga za Yesu, uzihindure imbaraga zawe zikutabara, zibana nawe uko bukeye nuko bwije. Imana iduhana umugisha. Mwami Yesu Kristo, dusengeye abera bawe bumvishe ijambo, abo Satani yari amaze gutwara tubamunyaze nonaha mu izina rya Yesu. Imitima yari amaze kugeraho ububasha, nabo yari yapatanye kugira ngo abambure ubuzima, tubamwambuye nonaha mu izina rya Yesu. Turasenze ngo ubane natwe kandi ubane n'ubugingo bwacu. Sengeye buri wese wumvishe ijambo ryawe yubakike kandi afate ingamba zituma abasha gutandukana n'ikintu cyose cyatuma Satani amufata mpiri. Uyu mwuka tuwukubitishije imbaraga z'umusaraba, uyu mwuka tuwusenyesheje amaraso ya Yesu, tuvuga ngo abera b'Imana barindwe kandi batabare mu izina rya Yesu. Urakoze kumvishe gusenga Kristo, nugire neza abera bawe mu izina rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Mwari kumwe na Reverend Pasteur Moise Sindayigaya. Ndabakunda cyane. Nimero abazishaka baraza kuzibona hasi, turaza kuzitanga nta kibazo. Imana ibahe umugisha. Asante sana. Asante. Amen.